Ikaze hano kuri Kado Empire. Uyu munsi nanone bagarukaniye video ikwigisha ukuntu uzajya uhagarika ziriya ads cyangwa se advertisement cyangwa se kuri akuntu bamamaza kuri telefone yawe, ukaba wibereye nko kuri WhatsApp ukabona baramamaje, waba uri kuri Facebook ukabona baramamaje, cyangwa byaba ari nk'ibindi bintu uri gukora kuri za Chrome ukabona bagiye bakubitaho ibintu by'ibi video bamamaza kandi utabishaka. So niba ibi bintu bijya bikubaho birababaza cyane kuba hari akantu wari uri kureba ukabona bakubisaho ikintu cyo kwamamaza. Ufite rero kubihagarika muri telefone yawe burundu unyuze muri izi nzira ngiye kukwereka. Mwibutsa mbere na mbere banzo nkandire subscribe nyaboneka, turi kumvikana. Ntukagira ubugugu bwa subscribe, ntukagira ubugugu bwo gukora kuri ako kantu ka like, sibyo? Ushaka kubisharinga niba bigufashije kandi hari n'undi muntu ufite ikibazo kimeze nk'icyawe, niba hari nakandi kantu ushaka ko nzakwigishaho ubutaha ushobora kukandika muri comment, sibyo? Ariko noneho icyo nkusabye niba ari ubwa mbere ukurikiye ino channel yanjye ya Kado Empire, nkorera kuri subscribe ubundi tugende tujye kureba ukuntu ushobora guhagarika ibi bintu byo kudisturbinga abantu mu gihe bari gukoresha telefone zabo. Wiguriye amamega yawe, ibintu byo kuza bamamaza kuri telefone yawe rero ntabwo ari sawa. Injira muri programme za telefone zawe, sibyo? Nurangiza ushaka ahantu handitse settings. Nta telefone itagira setting ibaho. Urabona ni ngiyi ni setting. Iyi ngiyi ni Google Pixel 7 ndi kubikoraho, ariko ni muri rusange Android zose no kubigenda. Ya Android zose no kubigenda. Uraza hano muri setting, numara kugera kuri setting ushobora kureba ahantu handitse Google, ariko harimo n'abanyura ahanditse network. Nuvuga ngo ushobora kunyura ahantu habiri. Hari ukuntu unyura kuri network, turi kumvikana, ukajya kuri VPN, ahandi noneho ushobora kunyura ahantu handitse ijambo rya Google. Google muraribona hano hasi handitse Google, hari n'ikimenyetso cya G ni service and preference. Aha ngaha icyo gihe kubakoresha Google Pixel mushatse mwazabikora gutya mukanyura aha ngaha, ariko no kubakoresha izindi telefone iri jambo riba ririmo naho wahanyura, cyangwa ukanyura ahantu handitse network. Hano hejuru haba hari akamenyetso ka Wi-Fi, urahanyura. Reka tubikore muri ubu buryo. Tunyura hano kuri Google, uzaza ukore hano kuri Google, nurangiza bazakuzanira ibintu bimeze gutya. Iki gihe uzaza kuri tujemo hano dushaka kujya guhagarika. Nkwibutse bya bintu byo kwamamaza kuri telefone yawe bya hato na hato bicungwa wifungura. Bira bintu binamara n'amamega anyway. Cunga ufunguye data zawe bigatangira kwisukiranya muri telefone zawe, ari naho bituruka ugashiduka wabikoze ushaka kubihagarika ukisanga wa downloadinze application udashaka. Icyo gihe uzaza hano kuri all service. Numara kunyura hano kuri all service, bya bintu bundi babyita ads. Murabona ko turamanuka ukaza hano cast option. Ibi ni ibintu byose dushobora gusanga hari muri Google service, muri service za Google. Uraza ugere hano, ngira ngo uri kubibona hano hari ahantu handitse ads. Niyo icyatuzanye hano, niyo objective dufite kureba ukuntu twabihagarika ntibizajye biza. Icyo gihe uraza ugakora hano kuri ads. Iyo umaze gukora kuri ads, urabona hano baguhaye amagambo atatu. Hari ads privacy, hari reset advertise ads, hari na delete advertising ads. Twebwe rero icyo dushaka ni ukubisiba, ntabwo tubikeneye. Icyo ukora rero ni iki, uzaza nurangiza ukore hano kuri delete ads. Ibi nibi barimo bakubwira nuramuka ukoze hariya kuri delete ads. These deletes you current advertise ads app can still show you ads, but they may not be relevant or interesting to you. Noneho nurangiza ukore hano, ubwo tugize gute turabisibye. Ariko uramutse ushaka kujya ubibona, murabona rya jambo rya delete bahise bazana noneho irindi jambo rivuga ngo get new advertising ads. This give you advertising new advertising which apps can use to show you personalized ads. Ahangaha ni gihe waba ushaka noneho kujya ubona biriya bintu byo kwamamaza, kuko nabyo sinavuga ngo ni bibi. Hari igihe uba utazi program runaka, waba uri kuri telefone yawe ukabona bagushishikarije kuyikoresha, turi kumvikana. Ariko inshuro nyinshi tuzi neza ko abantu bakoresha telefone Android bino bintu batagira gute, batabishima. Sinzi rero niba nagaruka hano byarangiye. Noneho kuri ba bantu bakoresha izindi telefone zitari Pixel, reka nabo tujye kureba noneho uburyo wabihagarikamo utanyuze hariya kuri Google. Nubundi
twese tuzahurira kuzaza muri setting turi kumvikana, nurangiza uza hano muri network turi kumvikana, noneho bakugira inama numara kugera hano muri network uzaza ahantu handitse ngo VPN aha hari kano gafunguzo uzahakora, uri kubibona. Numara kuhakora hazaza ikintu cyanditseho ngo private DNS cyangwa se nkanjye hano hajeho VPN Google. Ubu ni icyo kintu nshobora gukora hano, turi kumvikana. Ariko kubera ko nasoje gusiba bya bintu, urabona ko n'ubundi byansaba ko mbanza kugira gute, kugenda nkongera nkabyemeza kugira ngo ngire uburenganzira bwo kujya kubisiba, kuko sindi busiba ibintu bitari muri telefone. Kwaro kugira ngo gusa nkwereka ahantu ushobora guca uramutse udafite iriya Google muri telefone yawe. Ariko nk'ubu ikintu kijyanye no kwamamaza muri telefone yanjye gihise kigira gute, gihise kivamo byihuse cyane. So ndabakunda cyane rero abantu mwakomeje gukanda kuri subscribe. Ni igihe kinini cyari gishize nashyiraho amavideo, ariko nyuma yo gusiga cana ifite 2,000 nasanze ifite 3,300. Ni byiza rero nibyo kubashimira. Murakoze cyane, muri abantu b'agaciro kandi b'igikundiro. Ciao ciao.